Muraho neza nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza. Imana ibaha umugisha. Ntabwo twaherukanaga, ariko uyu munsi nshimye Imana ko twongeye guhura. Imana yarabarinze, nanjye yarandinze. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Uyu munsi nk'uko ari gahunda dufite, tugiye gukomerezaho n'ibitabo byo muri Bibiliya, tugenda tureba incamake. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cya Ezira. Ezira akomoka kwa Hilikiya, umutambyi wavumbuye igitabo cy'amategeko igihe Yosiya yari ku ngoma. Ibyo biri mu Ngoma za kabiri, igice cya 24, umurongo wa 14. Yari umutambyi utarashoboye gusohoza inshingano ze mu gihe bari mu bubata. Yitanga kujya yita ku ijambo ry'Imana. Yafashije kuzana ububyutse muri Isirayeli binyuze mu gusomera abantu ibyanditswe, ubwo bishimiraga kurangiza gusana inkike z'inzu y'Imana, kuko iki gitabo gitangirana n'imirongo isa icyo mu Ngoma za kabiri yashorejeho. Bivugwa ko Ezira ari nawe wanditse ibitabo by'Ingoma za mbere n'iza kabiri. Igitangaza cye ni uko atagaragara kugeza mu gice cya 7. Ibice by'ingenzi bigize iki gitabo, icya mbere twavuga ababatwayeho iminyago babemerera gutaha. Yesaya ku gice cyawo cya 44 uhereye nko ku murongo wa 26 ukagenda ugakomeza n'igice cya 45 ku murongo wa 13. Yahanuye umwami uzemerera Abisirayeli gusubira iwabo nyuma y'imyaka 70 y'ububata. Nk'uko byagaragaye, bakeya nibo bashoboye kugaruka, abenshi bigumira muri Babuloni. Igice cya 2, gusana urusengero biratangira guhera mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 18 guhera ku murongo wa 1 kugenda ukageza ku wa 18. Niho bavuga ibyo gusana urusengero bitangira. Bamwe batera hejuru kubw'umunezero, ariko abandi bararira, kuko bari bazi urusengero mbere y'uko rusenyuka. Ese barize kubera ibyishimo, cyangwa babonye ko urusengero rushya rudahwanye n'urwa mbere? Hanyuma igice cya 3 twakita icy'ingenzi, na abagume babangamira umurimo. Amahanga aturanye na Isirayeli atarabakundaga cyangwa ngo akunde Imana, yakoze ibishoboka byose kugira ngo abangamire iyubakwa ry'urusengero. Igice cya 4 twakita icy'ingenzi kitubwira urusengero rurangira kubakwa banarutaha, guhera hariya ku gice
cya gatandatu ku murongo wa 13 kugeza ku 22 niho hatubwira iby'ukuntu urusengero rwarangiye, rwarangijwe kubaka bakarutaha. Abanzi bamaze gutsindwa, abantu bamaze kubaka no gusana urusengero, hari hasigaye kurukoresha bishimira Pasika. Igice cya 5 cy'ingenzi kitubwira kugaruka kwa Ezira. Ubisoma hariya mu gice cya 7 hariya nyine muri Ezira, muri iki gitabo turimo, ku gice cya 7 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 10. Ezira yari umwanditsi wize iby'amategeko y'Imana. Ezira yari umwanditsi wize iby'amategeko y'Imana. Igice cya 6 cy'ingenzi ari nacyo cya nyuma kitubwira ibibazo by'abashatse mu yandi moko. Ibibazo by'abashatse mu yandi moko, ibyo tubisoma hariya mu gice cya 9 ku murongo waho wa mbere kugeza wa 10, gukomeza no ku gice cya 17. Iki kibazo ntabwo ari icy'imiryango, ahubwo ni idini. Imana yari yarababujije gushakana n'ayandi madini kugira ngo batazatuma Abisirayeli bihakana Imana yabo. Nshuti bavandimwe, aha niho dusoreje incamake y'iki gitabo cya Ezira, hanyuma tubararikira gukomeza kudukurikirana, turebera hamwe n'ibindi bitabo. Ufite inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushaka kutugezaho, watwandikira kuri izo nomero ziba ziriho, hanyuma ugakomeza kutwunganira kugira ngo dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana, kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana muri iki gihe iterambere ry'isi rigwiriye, kugira ngo natwe tugire umusanzu wacu mu kwamamaza izina ry'Imana, tubwira abantu Bibiliya, dore ko ari nabwo buhanuzi butavangiye. Ibindi byose umuntu ashobora kuvangirwa cyangwa abantu ntibabivugeho rumwe, nubwo na Bibiliya usanga batayivugaho rumwe, kandi koko birumvikana kubera ko Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanga, ariko icya mbere ni uko tumenya ibyanditswemo. Hanyuma mukomeze mudukurikirane no ku kindi gitabo kizakurikiraho cya Nehemiya. Tuzakomeza kugeza ibitabo byose 66 birangiye bigize Bibiliya. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubarinda kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Icyo mbifuriza ni uko twese twakomeza gukiranuka kugira ngo ku iherezo rya byose tuzabane mu bwami bwo mu ijoro.